kariyeri yose waba urimo ku isi ubuzima busanzwe buri gihe uba ufite impamvu zishobora gutuma uyivamo ukajya mu kindi kintu cyangwa kabiri ukajya mu kindi kintu ukajya kugerageza ibindi bintu bitewe n'uko ibyo bintu nta kintu na kimwe umuntu ajya akora ngo gipfe kumuhira direct. waba uri umunyamuziki, waba ukina amafilime, abamodo, byose birabanza bikaba struggle, ukabijyamo utinjiza uhomberamo gusa amatiketi n'ibiki. Kimwe na trading, umuntu akora trading rimwe bakamubeshya ngo agiye gukorera amamiliyari akatashora amafaranga yose afite inza akatagurisha. Hari abagurishije inkwano bagashoramo inkwano hano muri trading, abandi bagurisha amamodoka, abandi bagakora divorce n'ibintu byinshi. Ni ukuvuga ngo trading ni business nk'izindi zose man, ntabwo ari ikintu ugomba gubucyamo. So ni ukuvuga niba utangiye trading rero ntabwo ugomba ku-expectinga ko ugiye kuhita succeedinga mu byumweru 2 bya mbere ngo utangiye trading ngo ngo pro ngo bitwaranga iminsi ngahe ngo ngo ko ushaka gutangira ngo ngitabona amafaranga ngo bla bla. Calm down. Hari umuntu wafunguye kantine akahita agura ikibanza uwo munsi ubwo bitwara imyaka. Trading yo icyo ushobora gukora no kubona ayo mafaranga ama profit vuba ariko ntabwo bivuze ko kuba atari business kubera ari ikintu cya online kirimo abantu benshi tanga profit nyinshi vuba bivuze ko ugiye kutukira direct. Nuza nk'impumyi uzasitara kubita gahanga hariya kuri candlestick ikameneka. So calm down. Trading itwara iminsi ariko iyo ufite mental muzima go experience y'imyaka 4